Yego nongeye ko gushimira kandi nizere ko umeze neza cyane umukunzi wa Nyarwanda Sport TV, nizere ko ahantu hose uri umeze neza cyane. Ubaka kanya ndimo ndabarizwa ahantu hehe bita Igicumbi. Abantu ba Gicumbi nizere ko muri tayari cyane, nizere ko ewana ibintu byose bibari amahoro neza cyane kabisa. Twaje kureba uko stade y'akarere ka Gicumbi, stade nshya, stade yahindutse mutupi, wa mugani bava ngo ni mutupi, ngo ni stade nshya. Ubu twamaze kugera rero Igicumbi narahabaye 2015 2014 equipe ya Gicumbi kirimo Okoko Godefroid, ikirimo ba yego Okoko yararimo, hanyuma n'abandi batoza bagiye batandukanye bose bari bahari, ndabona ba Methode bari bahari ngo n'umuragitoza n'umundi muri Gicumbi ewana. Ubu rero nasesekaye ni stade nshya irimo irakirwamo tapi. Reka mbikubwira ni gahunda n'ubundi ku nkunga n'ubundi iya FIFA ndetse n'ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ubwo hemerwaga stade zigera kuri 3 harimo iyi stade y'akarere ka Gicumbi, stade y'akarere ka Rutsiro, stade y'akarere ka Rusizi. Ibyo byose neza cyane kabisa, ariko muri aka kanya stade y'akarere ka Gicumbi niyo ibikorwa birimbanyije cyane. Nibyo nje kukwereka ukuntu iyi stade irimo irubakwa. Stade imirimo yatangiye hambere, imirimo yatangiye kera cyane nk'uko mugenda mubizi n'ubundi, yaba abayobozi b'ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda n'ubundi baza kugenda byose bagenda bigarukaho. Ariko cyo mu kintu cya mbere na mbere ku ngoma y'umuyobozi witwaga cyangwa se witwa Olivier bwo yayoboraga ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa yagiranye n'uturere cyangwa se yagizanye MOU n'uturere turimo Rusizi, Rutsiro, Gicumbi, mu rwego kuza gufata cyangwa se gusana stade zari izihari kugira ngo zibashe ko bazagenda zubakwa neza. Stade Mukebera hariya i Rusizi ndetse na stade ya Gicumbi. Izo stade rero zamaze kuba zigezwaho tapi, igisigaye nyuma y'amagenda baziramburamo hagakorwa iyo maintenance, hanyuma bakaziramburamo buri kimwe cyari cyose kikagenda gikorwamo neza cyane. Kugira ngo ngende nk'uwa details zose kugira ngo zose ugende uzibona, reka ngire nifashisha uko story zari zimeze mu gihe gishize cy'amezi 6 nibwo Ministre wa Sport Nelly Mukazayire ari kumwe n'abayobozi bo mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, bamwe bashinzwe n'ubundi yaba harimo bashingwa development ndetse n'ibikorwa n'ubundi by'umwihariko, basuye akarere ka Gicumbi banasura stade nk'uko mubireba neza cyane. Ahangaha Ministre arimo ari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, harimo n'uwitwa Desire Dezos cyangwa se yahoze ari president y'ikipe ya Gicumbi, ariko ubu ngo bakaba ari mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, niho ari neza cyane, yanakoze no muri Rwanda Premier League. Desire rero ahangaha Ministre wa Sport Nelly Mukazayire yaganiraga n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, bagenda bahana ibitekerezo. Cyo mu kintu Ministre yamusuggestinze aramugengwe, dukeneye ko iyi stade igomba kuba ari stade imwe muri nziza ziba mu turere. Icya kabiri, iyi stade igomba kuba irimo amatara nkuko mubizi cyane hara kuri stade n'umundi ya Ferwafa cyangwa se cyangwa cya Ferwafa bashyizeho n'amatara. Ni ahantu hashobora kuba habera na match n'ijoro, sibyo? Stade rero ya Gicumbi igomba kuba iriho amatara. Minister kuko mubira neza cyane kabisa, ahangashize amezi 6 Minister wa Sport amaze gusura iyi stade nkuko mubira neza cyane kabisa, arimo ari kumwe n'abayobozi bose nagiye batandukanye n'ubundi nagiye mbagaruka cyangwa se nagiye mbabwira. Hanyuma kimwe mu kintu aka kanya kirimo kirakorwa, ngira ngo mu kwezi kwa gatatu imirimo yari imaze kugenda irimbanye n'umuntu kuba bagenda bubaka. Hanyuma nakubwiye ko company irimo irabikora, hari ibintu bitatu yemeye, byose nza kugenda bikubwiramo neza cyane. Icya kabiri, stade izaba iteye ite, ni icyo ubungu baka kanya kirimo kirakorwa. Hanyuma Ferwafa icyo bita Ferwafa yo ndetse na FIFA bemeye gukora iki, hanyuma uturere twemeye gukora iki. Mabizi neza cyane ubwo hari mu gikorwa cyo kwiyamamaza n'ubundi gutora mukuru w'igihugu, stade hazi kujyaho imbaga nyamwinshi y'abantu benshi cyane, haza kujya kimwe mu gice gisenyuka, ariko ku bufatanye n'ubundi na FPR n'ubundi ndetse n'akarere n'ubundi hari ibikorwa bagenda bakora kugira ngo iyi stade ibashe kuba yagenda ivugururwa. Icyo rero Ferwafa cyangwa se na FIFA bemeye nicyo bita artificial. Iyo kuvuga ngo bagiye gukora gushyiramo aho gutunganyirizaho tapi synthetique iri buje no gushyiraho tapi synthetique no gukora ibigendanye n'ikibuga aho equipe zikinira.
hanyuma imirimo y'ibanze yo kuvuga ngo ikibuga kigomba kuba giteye gutya, hanyuma tapi synthetique igomba kuba irimo gutya, hanyuma inyuma ese amazi barayamena gute, za maintenance bya bikorwa byose kuvuga ngo amazi najya muri tapi agomba kuba acuramye yanga, ikibuga kigomba kuba kimwe cyubatse gutya, hanyuma ibyo byose byerera amapoto byose ni FIFA na Ferwafa bazabikora. Hanyuma kandi ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya nuko amastade arimo Rutsiro, za Mukebera, ndavuga Mukebera, ndavuga Rusizi, ndavuga na Gicumbi, ibyo bibuga byemewe n'ubundi na ku nkunga ya FIFA ndetse na Ferwafa, ariko none wongereho na Ferwafa accommodation facility, uburyo ibyo Ferwafa n'ubundi yemereye kuba yafasha ayo utwo turere. Byenda kubwiye haruguru Ferwafa yasinyanye MOU no turere, hari ibyo Ferwafa yemeye, ubanza ukumva ko kantu hari ibyo Ferwafa yemeye. Mubizina cyane yuko ku masitade agiye atandukanye hari uburyo baza kugenda bakoreye cyitwa ngo club licensing. Stade igomba kuba yujuje ibisabwa, igomba kuba irimo toilette. Icyo bemeye none ikihere no kuvuga ngo stade igomba kuba irimo toilette zigezweho kandi ziri modern nziza. Ikindi cya kabiri namenye nuko mu turere hahandi haruguru hari hasa nkaho hatwikiriye, bagiye kubaka tribune ndetse no higene aho bahubaka indi. Nuvuga ngo stade noneho igomba kuba iri mpuzamahanga. Ikindi kintu cya kabiri namenye kubitwa Harerimana Eric usindwe development mu ikipe ya Gicumbi ajya nansobanura agenda nambwira nuko stade minister nababwiye yuko bigendanye n'ubundi na climat cyangwa se uburyo akarere ka Gicumbi gateyemo kagomba kuba kubatsemo gafavoriza abantu bakora, gafavoriza abatlete n'abakinyi bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko abakinyi basiganwa ku maguru, abakinyi b'amagare, banyonga amagare cyangwa se bazwa ku magare, abo bose rero bakeneye ko bagenda bakorera ahantu hameze cyane byeneye n'ira climat. Noneho abaatletisme no bakora abakina cyangwa se bakina imikino ngororamubiri, urabizi neza cyane ko ku masitade agiye atandukanye bagenda bubaka inyuma aho abakinyi bashobora kuba bagenda basiganirwa. Ya stade rero ya Gicumbi nayo bemeze ko bagomba gushyiraho icyo kibuga cya atletisme, ariko cyubatswe mu buryo bugezweho kandi mu buryo bwiza. Ubwo ndakubwiye ko handi haruguru harimo harasanwa, hanyuma no hepfo harimo harasanwa, tribune zamaze kwemerwa. Minister yabwiye akarere ka Gicumbi ngiyi stade igomba kuba iriho amatara. Ikindi kintu cya kabiri namenye na kw'Igicumbi nuko akarere ka Gicumbi ngo kamaze no kubona umuntu watsindiye isoko ryo gushyiraho amatara. Bantu b'Igicumbi meze mute Gizajya bakina match saa 12 z'umugoroba bishimye cyane ibaseka. Tereka mara za APR Football Club zize zikine saa 11 z'umugoroba match nanjye saa moya abantu bishimye. Tereka mu Murera baze mu byine. Ifite ikipe ikomeye cyane, ifite abakinyi bagiye batandukanye bakomeye, harimo ba Arteta n'abandi bakinyi bose bagiye batandukanye. Paul mu kibuga Pierre mu kibuga gatateye ubwoba, ura mu kiyi ntabaho. Hanyuma ikintu cya kabiri nuko nanone stade sho kuzayakira hagati y'ibihumbi 18 apana 18 by'abantu bicaye kandi bicaye neza. Kesi cya kabiri, hanyuma company irimo irubaka iyi stade yatanze yuko hagati y'ibyumweru 2 cyangwa se 3 mu gihe imvura yabe kitabaye nyinshi gutunganya ikibuga tapi synthetique cyose kigomba kuba cyamaze kurangira. Hanyuma biteganyijwe ko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 Director Mevin Pro habiki mu Rwanda. No munsi aha. Hanyuma rero ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 biteganyijwe ko aribwo cyangwa se bazasohora bazaronshinga stade akarere ka Gicumbi, stade ncha, stade yera, amabara y'umuhondo n'icyatsi ewan azabavuza ubuhuha hari yanga Igicumbi. Ku itariki rero ya 4 z'ukwezi kwa 7 biteganyijwe ko iyi stade izabaca kwifungurwa ku mugaragaro, ubundi abanyagicumbi bagatangira kwenjinga uburyo bw'umupira w'amaguru. Ni muri gahunda yo guteza imbere
kuzamura cyangwa cyitwa ngo talent detection kuko n'amakademi ari mu duce tugiye dutandukanye atajya hakorera. Hanyuma n'ikipe by'umwihariko kwa Gicumbi n'ubundi nayo iri mu cyiciro cya mbere nayo ihakinire imikino ya shampiyona. Hanyuma reka nkwereke ko ahangaha imirimo atangiye kuwa gatandatu yo gushyiramo tapi. None ubu harimo meya w'akarere ka Gicumbi, ndabonamo abayobozi bagiye batandukanye, ndabonamo umuvandimwe ukuriye abafana kwani kw'ikipe ya Gicumbi, bari barimo bose bagenda bifotoza, bagenda bati ewana stade imeze neza cyane kubanza kugenda tuyitaha, bari bagenda bayiterekamo. Hanyuma rero ubu ngubu tugeze ku munsi wo kuwa kabiri, stade imaze iminsi 3 imagenda iramburwamo tapi nkuko mubireba neza cyane kabisa. Cyatsi turage b'Igicumbi barishima cyane. Ewana ngira ngo rero nuko gahunda zo zimeze. Gicumbi munsi iraca cyane ikipe yitwa Gasogi United kuri Kigali Pere Stadium. Baje ko mwajya kureba ni match nayo iraza kuba igenda cyane. Ikindi kintu cya kabiri nakubwira yuko abanyagicumbi no ngo bashonde bahishoye cyane ibikorwa remezo bagenda byubaka kandi bimeze neza, ndetse bariteguye ko ikipe yabo izaba ihatana cyane. Ikindi cya kabiri imbere yuko nkomeza nakubwira ngo mfite gahunda nziza cyane kabisa ugomba kuba umenya. Gahunda nziza cyane kabisa ugomba kubimenya yabasha kuba waraga umwana wawe cyangwa se waha umwana wawe ukamuha ikintu kizima. Nuko hano mu Nyarwanda cyangwa se no ku Nyarwanda tugufitiye icyo bita international yo muri May intake cyangwa se ukwezi kwa gatanu, amasomo mu kwezi kwa gatanu May intake. Icyo bita rero mu Nyarwanda art studio tugufitiye amasomo agera kuri 3 harimo ikitwa videography. Iyi ngibi yakarema arakora arimo filima ibyo bita videography sibyo. Hanyuma we yitwa umuvideographer arimo arakora ikitwa filming cyangwa se gufilima nkuko bagenda bivuga. Ikiro rero cya mbere cy'ingenzi kirimo nuko ari umunyarwanda tukwigisha gufata no gutunganya amashusho ugakora ikitwa highlights. Yaba ari izacu zo muri football, yaba ari izo muri event runaka, yaba ari ukujya mu bukugwa kurubuko mukora highlights ya danger. Bwira rero wiyandikisha no munyarwanda tukigishe ikitwa videography. Dugufite ikindi kitwa photography. Umuntu ukora photography yitwa photographer. Icya kabiri iyo ari maragenda fotora agenda afata ama image agiye atandukanye. Ngwira tukigishe uburyo ukwiriye gufotoramo ukamenya urumuri, kamera igira urumuri rungana gute. Ese ubundi umuntu yagakwiye kuba filima gute? Kuba ufotora gute? Ufotora muri angle ni angle wajye bagafata ifoto nziza. Byose ngo tubikwigisha neza cyane. Hanyuma icya kabiri ngo twigisha kitwa ngo ni graphic design. Ku designinga, kubura mu designer, umuntu ukora designing yitwa designer. When designing yaba ibyacu byo muri football ku designing match day, kuba wakora next game, kuba wakora design wende giye itandukanye, ko wazuka ukadesigninga iyi nyubako kwa kwe kumeze, ko designing umuntu ukamuhindura undi muntu. Ewan ngwino byose byige ukora ama posters, ama graphics, byose ngwino no kunyarwanda ogende ubyiga. Ati wakwiyandikisha gute? Niyo byose ngenda nkubwira neza cyane, ngufite na nimero wagenda uhamagaraho. Hanyuma iyandikishe unyuze kuri artstudio.inyarwanda.com cyangwa se artstudio.inyarwanda.com. Hanyuma gutangira bizatajya rya icyo bitwa ngo ni May intake, izatajya ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ngwino wandikishe ubundi ubasha ko waba intyoza, ubasha ko waba umuntu utabaho mu gutunganya mu icyo bita videography, graphic design ndetse na photography. Hamagara 07 5 8 49 cyangwa se kuri 07 8 89 ngwino hano mu mujyi aho dukorera no kunyarwanda ni la bonne adresse hano mu mujyi harugwe UTC. Ngwino tukwigishe ube neza cyane. Hanyuma reka nkomeze cyane, yitwa Director Mevini Pro, yitwa Munyanel Eric Karikeza. Mugire umutsibizi duhure mu kanya mu yandi makuru.